b'iki gihe basigaye baza ku mashuri bari kunywa, ukabona umwana afite icupa rya Nile cyangwa se ry'Inyange, ariko by'ukuri mu imbere atari amazi ahubwo ari kanyanga. Ukagenda rero yigisha, ukabona umwana aragenda ahinduka, atukura amaso, ukabona rwose yes, bakunzi ba KGTV Rwanda, ndashaka ko uyu munsi tuza kuganira ku ngingo igira iti ese uburezi bw'abana bacu burerekeza hehe, cyane cyane ko rimwe na rimwe usanga umwana umuntu mukuru twese nta cyubahiro tugihabwa n'abana, aho ugerageje kuba wakosora umwana usanga bibaye imbogamizi cyangwa se bikaba ikibazo. Ni nyuma y'uko twabaganije mu kiganiro gishize tubabwira ko ubushize twabonye umubyeyi cyangwa se umwarimu watuhaye ubuhamya tubwira ngo abana b'iki gihe basigaye baza ku mashuri bari kunywa, ukabona umwana afite icupa rya Nile cyangwa se ry'Inyange, ariko by'ukuri mu imbere atari amazi ahubwo ari kanyanga. Ukagenda rero yigisha, ukabona umwana aragenda ahinduka, atukura amaso, ukabona rwose byahindutse. So uyu munsi rero turaje twibaze ngo ese abana bacu bazarerwa nande? Niba ababyeyi bahugiye mu gushaka amafaranga, bahugiye mu gushaka ubuzima, rimwe na rimwe ababyeyi bagasigira abana abakozi, rimwe na rimwe ababyeyi bakaba bavuga ati ngewe kugira ngo nirwe ndushya n'umwana cyangwa se umwana ndushya, reka mugure iPad, reka muhe telefone, reka muhe. Usanga umwana wo muri primaire ubu ngubu iki gihe bisigaye byoroshye cyane ko yaba afite smartphone cyangwa se ama iPad kandi afite na internet mu rugo, bitandukanye na kera. Abantu bize mu bihe bya kera, hahandi wasangaga umubyeyi kugira ngo habaga ikintu cyitwa igitaramo cyangwa se ibitaramo, umubyeyi agataramana n'abana bakaganira, bagasakuzanya, bakagera gute, hanyuma wa mwana kubera ko yisanzura ku mubyeyi bikaba byoroshye ko yamuganiriza, yamubwira ikibazo afite. Ariko kuri ubu ngubu biragoye ko umubyeyi yabona umwanya wo guha umwana. Nicyo gituma rero abana b'iki gihe kugira ngo azakurane ikinyabupfura gikwiriye, ikinyabupfura kiri mu mujyo w'ibyo tugomba kuvuga ngo wenda uyu mwana wakuriye muri ubu buryo bizoroha cyane, biragoye. So bakunzi rero bacu, turi kwibaza ngo umwana w'iki gihe we azarerwa nande, niba bitoroshye ko umwana ashobora kumvira umwarimu, ndetse harimo n'ababyeyi na bamwe batemera ko abana babo bakosorwa, aho usanga umwana wagize ikibazo cyangwa se wafasheje guhamagara umubyeyi ukamuganiza ku ikosa ry'umwana, biba bigoye ko rwose yagira icyo akubwira, cyangwa se rimwe na rimwe akaba yanakwitwaramo avuga ko wishyizemo umwana wiwe. Bigoye ko rero iki gihe umwana yakosorwa. Ariko ubu ngubu nanone ikindi twibaza ngo ese umwana w'iki gihe azarerwa n'umubyeyi, ese azarerwa n'umwarimu, cyangwa azarerwa na telefone? Icyo ni ikibazo nshaka kubabaza, kubera ko rimwe na rimwe usanga abana umubyeyi arataha yava mu kazi akagera mu rugo agahita yigira kuri telefone, umwana nawe akaba yibere muri screen nini, kuri televiziyo cyangwa se kuri ma iPad cyangwa se ku ma laptop, kandi nanone ugasanga umwana ntabwo akifite cya kintu cyo kwizera umubyeyi cyane, kubera ko bataganiriye. Umubyeyi agatinya, umunyeshuri akaba cyangwa se umwana agatinya umubyeyi, hahandi usanga kumushuka byoroshye, kubera ko umubyeyi we bataba baganiriye. Biroroshye ko bagenzi be bashobora kuza bakamushyiramo ibintu, bakamubeshyabeshya, bakamubwira ko rwose ibyo bintu we uko abitekereza atari ko biri. Babyeyi rero muhe umwanya wanyu abana banyu, kubera ko niwo umusanzu w'ejo hazaza, kubera ko umwana utaretswe neza biragoye ko yazavamo umuntu ukomeye. Ariko nanone twigishe abana ko guhanwa ari ingenzi, ntabwo mvuze gukubita, ariko rimwe na rimwe gucishaho akanyafu biba ari ngombwa, cyane cyane ko nka Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaravuze ngo gucisha akanyafu ntabwo ari ikosa. Ariko ubu ngubu bisigaye byitwa ko ari ugonyora uburenganzira bw'umwana. Umwana w'iki gihe yitwara uko ashaka, kubera ko nta guhana, nta gucishwa akanyafu, yatonganyijwe uko no kumushyira ku nkeke. Mbese ibintu byose byabaye inkeke, hahandi umwana w'iki gihe asigaye afite ububasha burenze ubw'umwarimu, kandi afite n'ububasha burenze ubwo ababyeyi. Bivuga ngo uyu munsi itegeko riha uburenganzira umwana gusuzugura umwarimu, kandi n'itegeko riha uburenganzira umwana kuba yasuzugura umubyeyi. Rero twakibaza ngo u Rwanda rwacu cyangwa se igihugu cyacu cyangwa se muri rusange isi yacu irerekeza hehe n'iyi myumvire iciriritse? Mukomeze rero mukorere subscribe kuri KGTV Rwanda, tuzajya dukomeza tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ndetse n'abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka TikTok ndetse na Snapchat. Ni Nande.